Yesu ashimwe. Nshuti zanjye bavandimwe, nimunyemerere none muri iki kigoroba twongere dushime Imana yacu, kuko ariyo gushima ibihe byose izina ryayo ribangikira. Mu ruhande rwanjye ndanezerewe, ese no ku rwanyu namwe muranezerewe? Muranezerewe? Reka niba banezerewe mugire muti Imana namwe mumugisha. Korali twagize korali ziri kuririmba neza, nakomeje kumva kuyatangiye ndetse n'abasore bacu yasaba umugisha. Abana banyibukije kera hari ukuntu twajyaga turirimba turi mu makorali, abantu babaye mu makorali murabizi yo mu cyaro, ariko ari mu mujyi n'abajya basobanura. Maze rero tugatekereza indirimbo tuzaririmba, hari no kuntu twajyaga dufata za ziririmbaga bande urazibuka za gasenge za zindi zagendaga gutya, noneho akaba korali y'abasaruzi, umusamariya mwiza, mbese abagenzi yabo bari muzi namwe yari akomeye muri kiriya gihe. Hakaba hari n'indirimbo yabo twari tuzi nka kwa kundi nyine byagera bigenda, maze natwe tukajya tuziga biciye muri bwabo, maze bajya kumva indirimbo yawe yari bacitse twe aho ntabwo tumubizi, musubize inyuma kandi hari asubiza inyuma agasubiza inyuma, indirimbo tukayumva, maze ku isabato natwe tukazaririmba indirimbo y'abagenzi y'abasaruzi. Maze rero hari igihe twajyaga tujya mu bitaramo, noneho kuko twese abakora mu cyaro iyo sosiyete twari dufite urabyibuka. Maze rero bakaba batuye n'abakwari nka 30-20, mwagira ibyabo mugasanga mwese muhuriye ku ndirimbo turayidutanze, ntarangiza tukajya hanze ukongera mu kwisuganya. Hari igihe mwanya mwavuga bamutera bo bayigiye natwe turongera turirimba neza. Reka dushime Imana rero yuko niba ibihangano by'abana b'Imana bigira icyo bikora ku mitima yacu. Yesu ashimwe. Burya ubaye abaririmbyi bari kuririmba bakaba barangiza kuririmba nta kintu utoyemo rwose, waba ufite ikibazo gikomeye binashobotse wajya kukwivuza. Hari umubwiriza mugenzi wanjye yigeze avuga amagambo akomeye, nanjye ndimo ndayakoramo ubushakashatsi, ariko nasanze y'ukuri. Baravuze ngo indirimbo zigira uruhare rukomeye cyane mu kugeza ubwo bifata imitima yabaye ibihomora. Imitima yabaye iki? Iyi mitima yabaye ibihomora yarangiza ikagarukira Imana kubera indirimbo. Ariko nawe uzanatumve neza, iyo hari igihe ufite ibibazo wumva byakurenze, maze warangiza ugashyiramo akazi k'indirimbo runaka wumva ukunze, uri kugenda worohewe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mu kanya abantu baririmbye indirimbo, numva aya magambo sinagenda n'ayabasomeye babyeyi, numva aya magambo sinagenda n'ayabasomeye mwabagabo mwe, kuko numvise aya magambo nyirengagije, nta kindi gihe ntazabona cyo kuyavuga kuko nayo numvise neza. Mu cyigisho cya 45 kivuga inzu y'Imana, nagira ngo basomeremo aya magambo, nubwo hari ikindi gihe nzabasomeramo andi magambo. Yesu ashimwe. Mu cyigisho kivuga inzu y'Imana, muri iki gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero, ku bafite ibitabo bya kera by'umuhondo, byo ntabwo ibyigisho hari ibyo badashobora kubona. Ariko kuri iki ngiki ni icyigisho cya 45 kuri paji 352 nabonye uyu muyobozi Innocent iki gitabo aragifite, nakurikirana aya magambo kugira ngo batagira ngo ntabwo akabya muri y'amabwiriza. Paje 352 ni kuri isubi rwose iri gusoza, banditse itorero rikwiye kugira ijambo ry'Imana urugero rwaryo ngenderwaho. Kandi iki itorero rikwiye kugira ijambo ry'Imana urugero ngenderwaho. Ubwo rero iyo bavuze itorero ntabwo baba bavuze iyi nyubako, ahubwo baba baravuga nawe
tugomba kugira ijambo ry'Imana urugero ngenderwaho tugomba kugenderaho. Kandi ababyeyi nimutega amatwi. Yesu ashimwe. Ababyeyi b'abamama murahari, nimugire mukenera. Ushobora kuba umusemburo mwiza. Kandi babyeyi b'abagabo, namwe abagabo muyiteho, kuko ntabwo bavuze abagabo cyangwa abagore, ni ababyeyi. Bakwiye gutekereza n'ubwenge ku byerekeye iyi ngingo. Babyeyi tugomba gutekereza n'ubwenge kuri iyi ngingo. Ingingo ivuga yuko ijambo ry'Imana ari rwo rufatiro rukwiye kwishingikirizwaho. Igihe babonye abana babo baregamiye mu gukurikiza imideli y'ab'isi, igihe tubonye abana bacu babogamiye mu gukurikiza imideli igihe kimwe nigeze kujyana mu materaniro, mbona umuntu wose n'umuyobozi ariko nitegereje umwana we mbona yamuzingazingiye imisatsi imeze nk'iy'ababakiri. Mpita nibaza niba uyu mwana agiye gukorana imisatsi izingazinze ababyeyi bamuzingazingaga ubwo mutekereza yuko noneho namara kugera mu gihe cy'umusore amaze kubona amafaranga yikora ibyo ashaka azikorera ingana gute? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Baravuze ngo rero abana bacu tugomba kureba aho bahengamiye. Nari ndi gusoma muri kano gatabo kitwa Umugenzi. Bavuze ngo Kristo ageze mu gihugu kiyoga. Igihugu kigize gute? Igihugu kiyoga. Bamwe Imana reka babwire muri iwacu mu cyaro hari ibintu abana bacu bashobora kuba baje kwiga, ariko iyo bageze hano mu mujyi wa Kigali bakareba umwana w'umunyamugi, umwana w'iki w'umunyamugi. Iyo umukobwa bagiye bamucyara yavuye afite ikanzu k'ubu agasanga umunyamugi afite akageze ahangaha, wumva nanjye nakubwiye ngo ataye neza bamaze kuyigira mwebwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahita avuga ati nonese ko ndebe igera ku birenge n'igikatira hano ndakuramo zingahe? Ndakuramo zingahe? Ko ndabana n'urusengero bagifite umuco. Yesu ashimwe. Yikorana Yesu y'umugisha. Reka nigarukire kuri ibi ngibi nkatinda kuri ibi. Bakwiye gukora nk'abantu bagategeka bamaramaje abo mu rugo rwabo kubakurikiza, aho kugira ngo bafatanye n'abo mu rugo rwanyu n'isi, aho kugira ngo mufatanye abo mu rugo rwanyu n'isi, nimwomatanye n'Imana. Kirumvikana neza. Kugira ngo imiryango yacu tuyifate tuyomatanye n'isi, ahubwo birakwiye ko tuyifata tukayikura mu by'isi, ahubwo tukayegurira iki? Imana. Ngo mu minsi ishize nari ndimo nderekera mu rugo, mbwira abahungu banjye ngo muzamuke mujye mu mujyi mugura imyambaro ndaje nyinshi. Iki kintu cyatumye ntekereza kabiri. Igihe abahungu banjye bari bazamutse bari kugura imyambaro, umukwe yampamagaye ati papa twayibonye, ambwira ibiciro byayo, aravuga ati nanjye nayibonye, yari ihenze kuya murumuna we nziza rwose. Ndavuga nti oke ndaje ndebe iyo myambaro maze nyishyure. Uzipata saze yamaze kureba. Ni igipata cya kindi abasirikare bambara cy'igipacanga turagendana ku buryo gifite amaraso hasi, iyo bagifata cyane kikabata bakuru imifuka nk'ijana.
nguko umwana w'umubwiriza ibyo parado none se kwame ko umuririmbyi uri ipana uzayambara ugende kujya kuwimbi n'abandi baririmbira yo kuyirimba urabwitwa nawe parasi ushobora kurisha babyeyi turimo makana muri iki gihe abana bacu ibyo bareba ku matelefone ibyo bareba ku mateleviziyo ibyo bareba hirya no hino bashaka kugira ngo bamererwe n'ab'isi rero twebwe turahamagarirwa kugira ngo dukure abana bacu n'umubore umeze nk'ab'isi tubomatanye n'Imana birakomeye cyangwa biroroshye amagambo akomeye nimuyiteho babyeyi nimurekeho kugira umuntu n'umwe usuzugura inzu y'Imana bitewe n'imyambarire ye yo kwiyerekana. Iyo cyitwa imyambarire ni ibintu bikomeye muri iyi si. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Igihe kimwe nkigera muri uyu mujyi ndaciye ahantu i Nyamirambo n'ahantu indaya zitegera njye mu buryo bashishikaye bari gushaka abakiriya agahinda karanyicaye ndabona ubu mubyeyi wabyaye umwana yatebaga asimbiza bamutumaye inkuru ariko yaramuhoye ikintu cyitwa imyambarire muri iki gihe giteye ibibazo bikomeye. Abamama bose bamwimana mwimugerageza tw'ibintu usigayemo uzi kuba n'umumama giye gutanga urugero nabonye n'iyi nabonye kandi n'umudekano uzi kuba n'umumama yakoze agapantara bwa bupantara muri iki gihe bwa bundi yambara n'ikungu nako muri sako akayambara uko ateye kose akigaragaza agafite umwana w'umukobwa nawe akambara akantu kameze nk'ako ngako yarangiza akaba ari kugenda atemberana n'umwana we w'umusore kirumva atarababara nyine yampese n'ubusa buri umukomeje kwirera n'ubusa buri yarangiza n'akabatera n'umwana we w'umusore mbese agenda areba kongera mushiki we muri mwarangiza mukajya babanye babaye ibirungo gute bari twebwe ababyeyi dutuma abana bacu babona inyandiko irakaze cyangwa ntabwo ikaze nzabasomera inyandiko z'ikaze. Imana n'abamarayika bari muri iyo nzu Imana n'abamarayika bari muri iyo nzu ndavuga mu rusengero uwera wa Isirayeli yavugiye mu muntu umwe agira ati umurimo wanyu wo kuba uw'inyuma wo kuba imisatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukarisha imyenda ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima. Dore dukeneye kwambara umwambaro ukomeye cyane uhishwe hejuru. Iyo wambara kirisito mu mutima wawe kirisito ayo magambo uyasome yagize n'abafite iki gitabo abandi uzasomera amagambo yagize. Tugiye kuganira amagambo afite insanganyamatsiko ivuga barawe hatoranywa isuzugurwa. Barawe hatera gute hatoranywa isuzugurwa. Reka dusenge Imana. Buri ntabwo w'Imana ukora ibyaha n'isi reka twongere tugushime cyane kuko Imana yacu izina rye rihabwa icyubahiro.
wongeye kudukura muri bya bindi twari twiriwe turi kwibukamo, utugiriye neza, utuzaniye mu nzu yawe. Ndasaba n'inyiga kugira ngo imigambi yacu ibe ifatanya hamwe nawe, kugira ngo imibereho yacu ibashe guhindurirwa amateka nawe. Ubashe kugusengera mu burwayi mu izina rya Yesu avurwe nawe, ubaswe n'abadayimoni mu izina rya Yesu ahorwe nawe. Dukeneye kugira imibereho ihindutse kandi tubitewe nawe mu izina rya Yesu, amen. Samweli wa mbere baragawe hatoranywa iki? Hatoranywa isuzugurwa. Tugiye kureba Samweli wa mbere, igice cyaho ni icya 16. Hari amagambo avuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Samweli atoranya Dawidi ngo agere gute? Aho umwami. Umurongo wa mbere, bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kurinda Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ry'amavuta mutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami w'impuhwe. Imana irangije yitegereza Samweli. Samweli uyu nguyu yari afitiye bakayihariye umuntu witwa Sawuli, kuko Sawuli aramubwiriza ijuru ryari ryamuhaye, yagombaga kujya kurimbura bitwaga Abamaleki, ariko ibyo bintu ntiyabikora, ahubwo agenda abikora. Ariko rero Imana ibona yuko igihe Sawuli atari yubahirije amabwiriza y'ijuru yagombaga kuva kuri iyo ngoma, Imana ikwiriye. Maze rero Imana irangije ibaza Samweli, uzageza ryari kurira Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Bibiliya ntagatifu yo nayisomyemo amagambo akomeye, yavuga ngo uzageza ryari kumurira kandi namaze kumuzura. Kugira ngo ku ijambo ryitwa kuzirurwa murazi kuzirurwa. Buriya umuntu akubwira ibyo wibwira byose, ati gusa ibyo wibwira byose ubu narakuziritse, ushatse wakora. Umuntu wakuzinutswe nta kindi kintu cyerekeye wamukorera, kuko nta rukundo aba akimufitiye, nta mbabazi aba akimufitiye, nta kayigari aba akimufitiye, ahubwo aba yarakuzinutswe nk'inzoka yarakuvuye. Maze rero Imana irangije ibwira
subiza amaso igihe Imana yatumaga Samweli yari yamubwiye no kujya gutanga ibitambo. Ibi bintu byose kugira ngo bijye gukorwa byatewe n'ubwoba Samweli yari agize gute, yari afite. Imana yamubwiye ubwoba bwawe bugomba kumuhimba, turagendera ukagenda uzicu, nugereyo uhamagaze Yesayi baze ku mutambi maze bashake n'igitambo. Ariko mu kuri ntabwo misiyo yari iyo gutanga, ahubwo misiyo yari iyo kwimika iki. Bibiliya iravuga ngo igihe yari ageze ahamagaza abahungu ba Yesayi, bageze ku gitambiro nabo barezwa, bagira gute? Ubuzi ukuntu Imana iba yakoze operasiyo ikomeye cyane, igashakisha uburyo ibi byumweru bibiri bizaboneka hano kugira ngo abana bayo bakunde beza. Yesu ashimwe. Ubundi cyaba ari ikibazo gikomeye cyane uramutse uje muri aya materaniro ukaza mu yarangiye ukaza mu yazabe, mbese ibyumweru byose bikarangira biyatuye ukazataha uko waje, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Umurongo ujya ugaragaza ni umurongo wa 6. Nuko basohoyeho yitegereza Eliyabu, arangije arihita agira gute? Agira gute? Niba hari ikintu giteye ibibazo muri iki gihe, ni ikintu cyitwa kwibwira. Kugira ngo Imana yamubwiye ngo uzasukira ku mavuta ko nzakubwira, ariko none Samweli umuntu w'Imana witwa umuhanuzi uvugana n'Imana, mbona Imana ikavuga nawe akiyumvira, yego akayibwira, mbese bakaganira. None bageze ku gikorwa nyir'izina, ntiyategereje ko Imana imubwira, ahubwo yagize gute? Uzi ko mu bintu nabonye biteje ibibazo muri iki gihe, haba mu bakirisitu ndetse no mu batari abakirisitu, ni ibintu bikorwa. Umuntu aremera akajya muri banki, ndabizi ko twese hafi y'abantu bose bari aha, abenshi bari muri banki, ariko nta muntu ujya muri banki yibwira ko azahomba, sibyo? Ahubwo wibwira ko uzagira gute? Uzunguka. Mbese unacuruza ukicaye aho ngaho kandi uri mu mushinga, mbese ugahita ubona baranguriza miliyoni 5, wamara gufata miliyoni 5 ugahita ujya kubagwa kandi urakicaye aho ngaho ntanayabona. Siko bimeze, ukagenda ukarangura abakiriya, ukagenda ukabacuruza, mbese ibyumweru 2-3 ugasanga ukwezi kuzarangira wakize ikintu. Amafaranga ukimara kuyabona, bya bindi wibwiraga yuko abakiriya baza ukagira ngo ni abantu bagiye resitora hano sinabwira guhamagara, ahubwo utegereza abakiriya ko bazaza ukagira gute? Ugahita ukaba umutekano waje ugatangira gutanga umutekano, ibishingwe biraza ugatanga ibishingwe, noneho ukaba umusoro wa Rwanda Revenue uje, mbese ugatangira gusora muri yayo utari gusora mu gihugu, bikazarangira ibyo wari ufite byose wabiteje cyane kubera ikintu cyitwa kwibwira. Samweli rero yaribwiye kuko natwe tujya twibwira ati, arangije ararahira aravuga ati ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta y'uguye imbere. Umurongo wa 7 ndawukunda, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye kuko ari kirekire. Amagambo ababaje aravuga ngo ndamugaye.
tugomba gushakisha imibereho yacu iba yarayomatanye n'Imana mu gutunganya imitima yacu. Umutima ibintu byose bipfira aho ngaho. Wigiye umuntu ashobora kuba ari muri aya materaniro akaba agufitiye urwaho agufite mu mutima ariko ntaho kubera yuko ibyo bintu utabizi buriya hari abantu b'indyarya b'abahanga b'indyarya bazi gutwara ibitabo mu kwaha akaguhekekera gusa kubanurira Yesu ashimwe. Yesu agira ati ariko mu mutima we urwaho nimwihangane aya magambo nayo gisoma kuko iri somo riraje. Petero wa kabiri hariya turahagaruka. Yesu ashimwe. Petero wa kabiri igice cyabo ni icya kabiri. Petero wa mbere igice cyaho cya kabiri duhere ku murongo wa mbere. Yaravuze ngo ibuye rizima n'ishyanga rye nuko mwiyambure. Tugira gute? Nuko rero mwiyambure. Nuko umuntu yiyambura icyo agize gute? Icyo yari yambaye. Abaho nuko rero mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya bwose n'ishyari no gusebanya bwose. Numvise ubusinzi, numvise ubusambana, numvise gukerera umuntu ijosi. Ibyo ni ibintu bigomba kuba bigusenya imbere y'umutima. Ishyari igomba umuntu akakugirira ishyari aho utuye gusa ntazahakura cyuko yabifite ntiyanditse amazina ye mbese akazi ufite ntakiza kuzakajyaho ariko kubera ikintu cyitwa ishyari gusa. Ishyari noneho nyuma y'ishyari akavuga ibi bintu nzabikugomwa gute? Kugura no kwaka icyo kintu cyitwa kugomwa ibyo wavuze. Arangije aravuga mumere nk'impinga zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasohokeye mukamenya yuko Uwiteka agira gute? Agira neza. Nimwifuza amata y'umwuka. Hano mu Rwanda hari ubwoko bwinshi bw'amata mw'ibyo kigozi Karuberi na Rubirizi Nyabisizi nanjye n'iy'abasukana ayo yose atunga umuntu wacu inyuma. Ndababwira amata meza yabonetse ashobora gutunga umuntu wacu imbere n'ay'umwuka ukamwera adafunguye hafi iwacu w'ijuru naho zirakamwa. Yesu ashimwe. Amata y'umwuka ashobora gukuza umwuka agera ku bugingo. Ariko we cyakora yenda iwacu mu cyaro ureba muri Paradizi iwabo hari inka nyinshi. Mu cyaro cy'iwacu umuntu aba afite inka agakama amata. Twebwe rero tujya tujyana ibibazo. Yesu ashimwe. Umuntu agakama amata akakugurisha cyakora Imana ishimwe yashyizeho n'isabato. Isabato yagata ati nanjye nzambaye ku isabato kubera ikibazo ntabwo ufite uri buze uri buyatware kuko twese turabadira cyangwa ukaravuga waba uri gucuruza amata ku isabato yacu ati nanjye nzambaye amata yo ku isabato.
umurongo wa 11 Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose baba aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye iki aragiye ntabwo uyu muhererezi arimo aragaragara ko atari no mu bana ugereranyije kuko bwarasuzumwe kuko igihe Samweli yari yatumye bari bamubwiye ngo abana bose bo kwa Yesaya nibaze ku rutambiro beza ariko aba yahamagaye ntabwo uyu mwana w'umuhererezi yigeze atumirwa Samweli abwira Yesaya ati mutumize bamuzane kuko tutari bujye kurya ataragira gute mbese uyu muhererezi afunga amaso n'umunwa nta muntu uri umutuzo nta muntu uri muri uyu mwana ataragira gute ataragira ahangaha ni nuko amagambo nakunze rero umurongo wa 12 nuko baramutumiza amujyana nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite umuranga kandi w'igikundiro uwiteka aravuga haguruka umusuka w'amavuta ni uwo isashe Imana irangije iravuga iravuga n'abo kwa Yesaya ijambo ry'Imana bararyumva Imana iravuga iti kuko babandi bose baga ubu rero nzabatangira ukore mu mezi kora mu imbaga yawe uzane icupa ry'amavuta urimusuke imbere ya bene se bose babireba wenda ndashimye na Yesu isashe uzi ko nawe bishoboka ko Imana yaba yaragutoranyije muri bene wanyu muri baba muri ya miryango nawe muri kwa kundi muteye amahane yanyu umujinya wanyu intambara zanyu ariko Imana ikaza ikakurobamo we ikakubwira ngo ngwino ujye mu murimo wanjye ni wowe natoranyije ni wowe njya nibuka urugo nakuriyemo rwose rwari urugo rwari abahanga mu kuraguza kugira ngo yasashe bari abahanga mu kuraguza ndanabyibuka data rwose amaze gupfa nanjye bajyanye kujya kundaguriza ngo bazarebe uko bizagenda ariko ikintu cyababaje mu bintu umupfumu yatangajweho ntabwo yigeze avuga ko nzamuvuga ubutumwa yasashe uriya abantu bajya kuraguza bagira ubutunzi batanga kandi iyo bavuze ngo abakuru bavuze gutyo babitangana umutima unezero ariko ngenda mbabazwa n'uko iyo Imana yacu iduha ubugingo ikaduhamagara ikatugaburira ikaturinda muri uyu mujyi kunyuramo biruhanyije iyo ivuze ngo mwebwe mukore ku byo mutunze mu nzira
Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane, nuko arahaguruka yisubiramo. Kuva uwo munsi nasomye yandika ivuga ngo igihe Sawuli yari amaze gucibwa ku ngoma, Dawidi Imana imaze kumwimika kugira ngo abe umwami, umwuka w'Uwiteka yavuye muri Sawuli yinjira muri Dawidi. Turagendana maze arorera kuva uwo munsi, kuko nta mwuka w'Uwiteka arakigira, asigara abaye igihugu yarabaye umusazi. Muzabe ibi bintu byanyigisha ikintu gikomeye cyane. Abantu binjiye mu rusengero bakagira ibihe byo kuririmba, bakagira ibihe byo kubwiriza, bakagira ibihe byo kuyobora. Iyo bavuye mu rusengero umwuka w'Uwiteka akabaho, muzabasanga barabaye igihugu. Namwe mujya mubabona, mujya mubabona mbe ugasanga niba usanga ku muhanda yambaye yarenze agaramye uruhande rwawe Imana yananiye, uruhande rwa Politiki Imana ikaburi, ukajya ubona rimara kuko urashaka kwiyorosa kugira ngo aryame. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Bishoboka yuko mu miryango y'iwanyu, bishoboka yuko no mu baturanyi, bishoboka yuko n'abantu bakora bakaba nta kamaro bazi, ariko muri aka kanya shima Yesu kuko yakugize igikoresho kizima. Uza mu rusengero, uraza ugasenga, urabwiriza, uraririmba, mbese usura abantu, ya mitima yabaye ibihomora yose ikaza ikagarukira Imana. Reka dusubire kuri rya somo tugere ku musozo. Rya somo twari turimo dusoma Petero wa mbere igice cya kabiri murongo wa kane baravuze ngo nimumwegere niwe buzima ryanzwe n'abantu ariko Imana ryaratoranyijwe ribe ry'igiciro cyinshi. Nimugire gute? Niwe buzima. Abantu b'abafungura abantu barabizi neza. Iyo uri kubaka hari abantu bifata y'inkorano ukayashyira ku bwiza, ariko nubwo hari ari ku bwiza hari n'ayo batabiraho. Yego ayo ntabwo bagize inyubako. Nubwo waba udafite ibigaragarira amaso mu buyobozi, nubwo waba udafite ibigaragarira amaso mu bantu, ariko niba ushobora no gusenga ugasengera abantu, nawe uha agaciro kenshi hano. Nimumwegere rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryanditse ry'igiciro cyinshi. Ariko umurongo wa cyenda niba ashaka kugira ngo dusorezeho, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarose. Ubu turabaroma y'Imana. Yesu ashimwe. Turabaroma y'Imana kugira ngo twamamaze ishimwe ry'iyatwamagaye, ikadukura hahandi hirya mu mwijima, muri bya byaha bimeze kwa kundi, ikaza ikatugeza mu kibaye gitangaza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ikadukura mu mwijima. Iminsi ishize ni muri iyi minsi ishize, ntabwo ari myinshi, nigeze nagira umuntu w'inshuti yanjye, ntabwo nari muzi rwose, twabaraniye kuri Facebook. Rero mujya mugira inshuti za Facebook, mujya muzigira rwose. Umuntu aragenda ni umusore rwose, akayabwira muri inshuti yanjye ndavuga mbese noneho urukundo ruragenda rurazamuka, akajya abwira arankunda. Igihe kimwe nagira ahantu akorera hano hantu rwose ndahanyura, nta nubwo ari kure cyane, ndahanyura ndagenda ndamusuhuza, ariko banyarwanda rwose naramukunze,
tugiye gusenga gahunda zose zirabaze abakuru b'itorero barahagaze mu gihe ndakunda kugira ngo abakuru b'itorero dufatanye kuko ubuzima mbere ni umugisha twagize kuri Imana yatuhamagaye kugira ngo dukore ibintu nk'ubu niba yarushize ahangaha kugira ngo uyu musozi uba witwa umuyobozi ni na byiza guhesha abana b'Imana tugiye gusenga buri